ijambo rya bivuga gute riravuga ngo Imana igutabaye ikikwica cyari cyamaze kuhagera. Imana ndavugana n'umuntu wese ukurikiranye televiziyo yitwa Imana irahari TV, ndakubwiza ukuri iri jambo ryumva Imana igutabaye ikikwica cyari cyamaze kuhagera. Kabiri nubwo isi yaguteje cyamunara, nubwo isi tene kotala zini mini fozo breman, nubwo isi yaguteje cyamunara, humuri ijuru ryarakuranguye, ibyaguhigaga byose dore biraburaye we, kandi abanzi bawe bakozwe n'isoni. Ntacyo Zakariya yari kuvuga atari yabona ibitangaza by'Imana. Nimumureke aca amarenga, igihe nikigera azatobora avuge. Ivuga bikaba yategeka bigakomera, iyakumenya utaraba n'urusoro, ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi bacu kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, mwese turabifuriza amahoro atangwa na Nyagasani. Hanyuma n'ahandi muri kuri channel Imana irahari TV. Nkuko mubibona rero, dusanzwe dutumira abakozi b'Imana benshi batandukanye. Uyu munsi twongeye gutumira umukozi w'Imana w'umuprofete uzwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo abasuhuze anabibwire, ubundi dukomeze ikiganiro. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Amazina nitwa Profete Byukura Bagirana Noheli, ngira umugisho kugera kuri channel yitwa Imana irahari TV, kandi ahantu Imana iri haba hari byose. Rero suhuje abanyarwanda muri rusange, suhuje isi yose, umuntu wese dukurikiranye yumve ko mushimiye. Imana y'amahoro ikomeze idushyigikire muri kiganiro tugiye kugirana namwe, ndetse n'abakunzi b'Imana irahari TV n'abakunzi ba Prophet Noel Official. Yesu abamugisha, murakoze cyane. Yego, birumvikana ko channel yawe yitwa Prophet Noheli Official. Banyarukireyo bakore subscribe, share ndetse na comment. Prophet Noheli ni umusore cyangwa ni umugabo? Prophet Noheli ni umusore ukunda Imana, ubaha Imana. Yego. Kandi ngira ngo abantu benshi cyane barabizi ko nkiri umusore, kuko nta mugore ndashaka. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera ndamburiye Uwiteka amaboko. Yego. Rero hari ibintu bituma dushima Imana, hari bituma tuvuga ko Imana ihari, kuko ahantu Imana ihari abadayimoni barahunga. Ahantu Imana iri umwuka wera abahari. Rero ndacyari umusore. Yego. Kandi ugiye kubivamo vuba, Imana ikangira umuntu umupapa, nkaba umugabo mu buryo bubiri. Yego. Umugabo hambere nkaba umugabo mu buryo guhamya ibya Kristo, kuko n'ubu ndabihamya. Yego. Nkaba n'umugabo mu rugo iwanjye, Imana izamu umuryango. Yes, murakoze cyane. Muri make uri umugabo mu rugo iwawe, ariko urubavu rwawe uracyari kurushakisha, nturarubona. None menyereye ko abarokore iteka ryose iyo bari gushakisha cyangwa se hari icyo bifuza, hari ikintu Imana ibivugana nabo. Ese Imana yaba hari amakuru iguhereza ku rubavu rwawe? Aho oya, makuru ntiyabura. Yego. Abahari cyane ko ijambo yavanga muzamamiriza Yudaya, Isamariya n'ahandi hose. Urumva rero erega buri hari ikintu abantu birengagiza. Ni ukuzi umuntu utaba umushumba akaza adahari. Yego. Ni nako buri abantu bagomba kumenya ngo twebwe hari ahantu wagera ukinjira nge sininjira. Yego. Kubera iki? Kubera ko nta mugore ngira. Rero niyo mpamvu tugomba gukorera Imana, kuko ijambo riravuga ngo isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Imana. Yego. Rero Imana ntago yanyima umugore mwiza kandi wubaha Imana, wubaha abanyarwanda, wubaha isi yose. Yego. Urakoze cyane. Reka twe kwizimba mu magambo, ahubwo reka
mbanze ngo ushyire imbere y'Imana kugira ngo ikiganiro tujye kugirana kize kuba ikiganiro kiyobowe n'umwuka wera w'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye ko uri kumwe natwe aka kanya tugiye mu kiganiro. Ndakwinginze ngo umwuka wawe wera abane natwe, icyo twanze n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo, reka amaraso yawe yururukire kubana natwe, kandi Data ukorane n'umukozi wawe wihesha icyubahiro. Abagiye kudukurikira ndetse n'abamaze gushyiraho ku murongo wacu bakaba badukurikiye bose ndabasabira umugisha, nkwinginga kugira ngo ubarinde kuko uri Uwiteka ibizi byose kandi uzabikora. Ngaho rero komeza kubana natwe, tugushyize imbere muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urakoze cyane Profete Noheli. Uravuze uti byanga byakunda iyo hari amakuru uba ufite. Njya ngira ikibazo muri iyi minsi, abantu bagira amakuru ariko ugasanga ntibayagizeho ibanga. Mperuka kuzamuka umusozi hepfo hano aho basengera, imbere yanjye hari abadamu batatu, umwe ari kugenda abwira undi ngo Imana yambwiye ngo ibi ngo umugabo wanjye ngo kunuko, undi nawe ngo ariko shango nge ngo kuki Imana itambwira. Ubundi ni ukubera iki Imana ibwira abantu ibintu bakabivuga yabibabwiriye mu ibanga? Kandi ngo hari igihe Imana ibwira umuntu ikintu ikamutegeka kukivuga, ariko hari n'igihe usanga abantu bari kuvuga ibintu by'ibanga rikomeye. Ese wowe ubona ari impamvu ki ibitera ituma barokore baradohotse bakagera ku rwego rwo kuba bavuga amabanga bafitanye n'Imana ubwabo? Ibyo ndabyita kubura ubwenge. Yego. Iyo umuntu abuze ubwenge ntago aba agikorana n'Imana. Kuko iyo ubuze ubwenge, ijambo riravuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Yego. Hanyuma rero ariko n'igihe tubura ubwenge, kereka iyo ubuze ubwenge ugahita wigarura. Yego. Ukabwira Imana ngo nabuze ubwenge, ukemera intege nke zawe, ukemera no kuzigenderamo. Iyo wemeye ko uri umunyantege nke, Imana yiramanuka ikagusura ikaguha imbaraga. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo donc y'Imana igiye kugukoresha, iguha ikintu cya mbere iguha n'amakuru. Icya kabiri ikaguha ubwenge. Icya gatatu itegura ahantu igutumye mbere y'uko ugerayo. Kuko urugero Abisiraheli Imana ibabwira ngo muzamuke Yeriko muyizenguruke, urumva yabanje kubaha amakuru. Iyo bakiza gufata amakuru Imana yabahaye bakajya kuvuga ngo Yeriko tugiye kuyizenguruka, kandi yarabye ngo muzenguruke Yeriko kandi muyizenguruke bucece. Iyo bajya kuzenguruka Yeriko bakayizenguruka bafite ikintu cyitwa urusaku, bari gutuma abanzi babo babumva bakabataka. Ariko Imana yabahaye amakuru irabya ngo muzenguruke Yeriko. Bazenguruka Yeriko batuje bucece. Noneho nari mvuze ngo Imana yigutumye ahantu ikubanzirizayo. Bazengurutse Yeriko, Imana yimanuka munsi ya Yeriko ijya mu mizi, iritura Yeriko ica imizi, irabanza irimbura imizi ya Yeriko. Imaze kurimbura imizi ya Yeriko, ifukura icyobo kugira ngo Yeriko niza kuriduka imanukire muri cya cyobo, igikuta kitaza kugwa tosti enemazo brere mando bunidra kikaza guhitana bamwe muri bo. Yeriko yamanutse gutya igwa hasi irika, kuko Imana yari yamaze kumanukamo hasi yacukuye icyobo. Daniel mu rwobo rw'intare bamujugunyemo bazi ko intare zigiye kumushwanyaguza, ariko umva ikintu Imana yakoze. Yageze mu ntare, irabanza igira gute? Irabanza irazibwira ngo umwana wanjye bagiye kumujugunyamo hano, mu muhekeya, mu mwakirana ubwuzu, nubwo mushonje ni mu mwatake. Hari igihe abantu baduhagurukira, ariko Imana nayo ikaba yahagurutse mbere yacu. Cyangwa ndakuvuga ngo umurozi nahaguruka aje kukuroga azindukiye iwawe, asanga Imana yahazindukijeho gutabara. Ibi njye nkunda kubivuga. Ngo noneho iki kintu nanone cyabaye, Yohana mu ngunguru y'amavuta ngo bamusizemo bamukarange, ngo ajyamo ari umusaza. Noneho igitangaza Imana igikora, haleluya, Imana ijya yigwatiriza ikadutabara. Ngo basanga Imana yageze mu nkunguru y'amavuta, tera salawido bien mazo brere, basanga Yohana avamo umusore. Rimwe na rimwe tujya duhura n'ibigeragezo, ariko ibigeragezo duhura nabyo bikaza bije kuturwanya, bigasanga imbaraga z'Imana. Nubona umupapa cyangwa se umugabo afite urugo rwiza, ntuzagire ngo nuko afite umugore mwiza,
impamvu nubona urugo rw'umuntu rwananiranye ntuzave ngo kanaka murusha urugo rwiza, ntabwo ari urugo rwiza murusha, ahubwo aramurusha kwihangana, aramurusha imikoranire ye n'urugo rwe. Kuko abantu benshi baterwa siko bagira gute bavuga. Urugero, abahungu batatu b'abanyagano bahamije Imana, bayihamya ahagaragara n'ahatagaragara, baravuga ngo ntabwo tuzigira twikuraho kurya ibyo kurya by'umugabo, cyangwa se ntituzigira twendurisha ibyo kurya by'ibwami. Daniel, Saduraka, Meshaki and Abedenego, aba bantu ngo bagiye kubata mu itanura ry'umuriro. Mvugira ngo amen, nzanye ijambo rivuga ngo abantu bagusize so bazagusanga. Gumamo. Oh mana. Ngo babajugunya mu itanura, ariko marayika w'Imana ngo ari yababanzirizeyo. Mu rugendo rwa Imana ikubanzirizeyo mama. Papa, Imana ikubanzirizeyo. Waradepoje biranga kuko hari abantu bakubanzirijeyo, ariko umva ukuntu ijambo riravuze ngo Imana igiye kukubanzirizayo. Noneho ngo babatama mu muriro, ngo Nebukadinezari bagira agahinda, ariko kubera ko ryari itegeko ngo aravuga ngo nimubatemo nta kibazo. Noneho ikintu nshaka kuvuga ni igice, ngo bari bazi ko bagiye gukongoka, basanga marayika w'Imana ngo yagezemo. Ngo none ikintu cyatunguye umwami, ngo aje kureba, ngo abona harimo umuntu wa kane, akira umuntu wa kane ku buzima bwawe. Umuntu wa kane ni Kristo, umwana w'intama w'Imana. Ngo umuntu wa kane, ngo noneho ngo umwami abibonye uravuga ngo ko twajugunyemo abana batatu, tukaba ndi kubona harimo bane, ngo kandi wa kane afite ishusho y'umwana w'Imana, ngo arasa nk'umwana w'Imana, ngo aratenga umurimo wakuremo. Icyo abantu bagucukuriye ngo ugwemo, gereza abantu gufukuriye ngo uyijyemo, nibo bagiye kuyijyamo. Abifuza ko bajya kubwiriza Mageragere nibo bagiye kuhabwiriza, kuko Mageragere no hakenewe abapasiteri, hakenewe abahanuzi, hakenewe abantu bajya kwigisha bari abantu bagakizwa. Abifuza ko ugiye kumwara nibo bagiye kumwara. Ijambo rivuga guki muri Nahumu ibice 2, umurongo wa mbere, haravuga dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ngo yewe Yuda we, komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe yose, kuko umunyabibi yatsembwa atazongera kugaruka iwawe. Kandi reka nkubwize ukuri, akanwa kakuvuze nabi, ndi guhanurira isi yose, ndi guhanurira amahanga, akanwa kakuvuze nabi ni nako kanwa Imana igiye gukoresha kuvuga neza. Aho umuntu agejeje bamwanga, ejo umuntu yaharenza amukunda. Umuntu yakwanga mu kwa mbere Pasika, mu kwa kabiri akagukunda. Urugero, tujya tubona abantu bati kanaka muri inshuti murakundana, ariko akanakurya akakwereka igice cy'intege nke ze cy'ukuntu akwemera, ariko njya nkunda kuvanga aho umuntu agejeje umunsi akwanga, ejo yarenza agukunda. Kabiri, Imana ije gukoza isoni indyarya. Indyarya Imana igiye kuzikoza isoni. Ishatse kubwira isi yose dukurikiranye ngo nimuhumure, ijambo ryawe riravuga ngo Imana igutabaye ikikwica cyari cyamaze kuhagera. Imana, ndavugana n'umuntu wese ukurikiranye televiziyo yitwa Imana Irahari TV, ndakubwiza ukuri, iri jambo ryumve, Imana igutabaye ikikwica cyari cyamaze kuhagera. Kabiri, nubwo isi yaguteje cyamunara, nubwo isi Tene kotala zini mini fozo breleman, nubwo isi yaguteje cyamunara, ho muri juru uri umunyamafaranga, ndanura ubuzima bwawe, ngiyo karande bakuvumye ikurweho, ndanura ubuzima bwawe, ngo babonaga nanzira, Imana iguhinduriye amateka. Reka nkubwire, hariho ikirema ngo cyeharo gacice ku irembo ryitwa ryiza, ngo gisabiriza, ngo ariko Yesu anyura muri Petero na Yohana, ngo bahaciye ya umaze igihe usabiriza, umaze igihe uteze ibiganza, akira imbaraga zituma n'abantu bagusaba. Ngo Petero na Yohana bahageze, ikirema ngo kiravuga ati abangaba barama ifeza n'izahabu tu, ngo ariko ngo kirabasaba, barakibwira ngo ifeza n'izahabu, amakuta, amafaranga ntayo dufite, amahera mugabo mu Kirundi ntayo dufite, ariko ibyo dufite turabibaha. Ngo baramubwira ngo udutumbire, gahunda no gutumbira Yesu wa mama. Urugero, umukobwa wubatse urugo yagiye gushaka utuntu kwa ntuza mu bapfumu n'ahandi, niyo rusenyutse asubira handi bamuhaye utuntu, ariko umuntu wasenze agakura umugabo ku mavi, niyo ikibazo kije asubira ku mavi, agahamagara Imana, agahamagara Uwiteka. Ni ukuri kw'Imana, navuze ngo nyiri muzima nitwa Profete Byukura bajyana Noheli, nta muntu uzavugira Imana nabi, nayivuga nabi nzamuritura, ribu ninjyane mubwira ati mvuga ati yamvugiye Imana nabi ndamumena. Urugero, ntabwo nzatuma umuzimu yicara ku ntebe y'Imana ngo ayininyeho. Nafashijwe gumamo.
ejo bundi narasenze Imana irambwira ngo ndapfusha abantu bagaseka, ariko bo bapfusha bakagira gute bakarira. Ubwoko bw'Imana bupfiriye mu isoko ryitwa imburamumaro. Ariko bakunzi b'Imana Irahari TV, hari ijambo riboneka muri Zaburi 108. Yego. Bibiliya ivuga ngo iki ku murongo w'10? Yego. Iravuga ngo abamuwabo nibo gikarabiro cyanjye. Gumamo. Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Yego. Abafilisitiya bo nzabishima hejuru. Ibyakwishimaga hejuru Imana iguhaye imbaraga zo kubyishima hejuru. Ibyakumwazaga Imana iguhaye imbaraga zo kubimwaza. Ngo barakuzinze, ngo barakuroze. Uhuye na profete byukura bagirane Noheli, akira umugabo mu izina rya Yesu, akira akazi, akira kujya ngo visa byaranze, akira visa, ngo Canada ngo ntago bya. Ninde wakubwiye kutazarongorwa? Ninde wakubwiye kutazajya hanze? Ninde wakubwiye kutazatunga imodoka? Ninde wakubwiye kutazabona ubugingo? Ninde wakubwiye kutazajya mu ijuru? Ijuru bakwima kuryamo ni irya base. Niba wizeye ukabukijijwe neza uzajya mu ijuru. Iri jambo ndarikunda cyane, iri jambo riravuze ngo Abedomu petita kotalazi enema henitando wiridra. Ndafashijwe we Abedomu, Imana iravuze ngo izabakubita inkweto mu mutwe, abakurwanya abamuwa totiko talazala wizobre. Ndakubwiza ukuri ku Imana yamamagaye. Ndafashijwe rero Pascal. Gumamo. Ibintu ndabitwara gute papa? Ayo mavuta gumamo. Neto tita stenema koniza ngo winidra. Ndakumva papa, ndakumva Mana. Imana iravuze ngo Abedomu izabakubita inkweto hehe mu gihorihori mu mutwe. Ndakubwiza ukuri izabamenagura, izaba debone kotala bayasiri. Imana ifite ikintu cyitwa imbunda izabarasa. Hari ijambo rivuga ngo nzabarasa, kandi Imana izabarasa. Dore Imana iramanutse henita lawide bnfzo brel ije gukura urukungu mu masaka. Abiyita abakozi b'Imana ngira ngo tumaze iminsi tubone birura byari byarishe mu nama Imana agiye bigaragaza kenshi. Ugasanga umuntu n'umusambanyi, ni umwesikoro, ni umutekamutwe, aratitiza abantu hano kuri kamera. Ariko reka nkubwire, Imana iguhaye imbaraga zo gutitizaga ibi byagutitizaga, ibi byaguteraga ubwoba, ibi byaguhaburaga. None abantu basigaye bamvugira Imana nabi. Umuntu wese ugiye kujya mvugira Imana nabi, reka nkubwize ukuri, reka nkubwire, ngiye gushaka igiti umvugira Imana nabi nkudihe ujye kundega mvuga ati yaje kumvugira Imana nabi. Urugero, ariko ubundi ibintu abantu bakina nabyo barabizi. Twebwe twarakubiswe, turababazwa, turakomereka, ariko turashimira Yesu ko waje ko twomora. Njya nkunda kubwira abantu ikintu cyatumye abantu bakomereka Pascal ni ibintu bibiri. Icya mbere ni ukuba warahuye n'umuntu udakwiye guhura nawe akagukomeretsa. Icya kabiri ni ukwizera umuntu udakwiye kwizera. Icya gatatu ni uko abantu aho kugira ngo bahange amaso Imana batinze bahanga abantu amaso, yego, barangiza bakabakoza isoni. Witinda uzi ko Imana uvuga ngo abantu bakwemere. Emeza Imana nikwemera izakwemeza abantu. Uyu munsi rero ijambo Abedomu waradepoje ntabwo ndi buriveho. Hari impamvu Imana yazanye ijambo Abedomu. Abafilisitiya Imana igiye kubishima hejuru. Abedomu nzabakubita inkweto mu mutwe. Uradepoza Abedomu bakakwitambika. Wajya mu kazi Abedomu ugasanga bagezeyo bigize insesezi bagasesera. Ariko ndavugana n'ikibazo cyawe, ndavugana n'urushako rwawe, ndavugana n'ubukene bwawe, ndavugana n'ubwo burwayi, ndavugana na kanseri na sida na diyabete ngo bigiye gukurwaho. Uratabawe hera topi enemazo brere mando munidara. Imana irahari. Nukuri Imana irahari. Nukuri Imana iraje. Nukuri Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Ndabona hari imbaraga z'Imana, ndabona hari ubutabazi bw'Imana. Abahungu batatu b'abanyagano ngo baravuga niyo watwica ntabwo twakubararira igishushanyo kibajwe, ntabwo twakiramya, ntabwo twakikubita imbere. Hari ibintu Imana ejo bundi yakoreye umuntu witwa Herode. Yamukubise urushya ejo bundi. Ejo bundi today or do no now. Uyu munsi hari ibintu bigiye gusobanuka. Ejo bundi ibintu Imana yakoreye umuntu witwa Herode yamukubise urushya jogenyo. Ni ukuri. Nebukadinezari ejo bundi ni ishyamba niho yamwohereje ajya kurisha imyaka 7. Nta muntu ujya umenyera Imana ngo aba amahoro. Umuntu wavuze ko n'Imana arashinganye. Ureka abahanuzi barumurika baza basakuza n'ibikabyo byinshi bikunkumura nka za dendo ziri kuzunguza amababa mu izina rya Yesu. Ninde wabatumye? Biravuga ngo mwabana b'inshiramo
Yesu yaravuze ngo mva inyuma Satani. Ntabwo yari yatutse Petero, ahubwo yari atutse umubi winjiye muri Petero wamwicayemo. Aravuga ngo mugende mubwire iyo ngunzu ngo ni Herode, ngo data arakora nanjye ngeze gute ndakora. Uwo ni Yesu wabivuze. Uyu munsi rero abantu bari kuri Imana Irahari TV, yego, nje kubabwira ngo ni muhumure. Abo mwita abahanuzi ngo bakaze ngo bakomeye, nta muntu ukaze uretse Kristo wenyine. Bibiri ivuga ngo iravuga ngo nuko umwana arakura, yego, arererwa mu butayu, yego, ingagwiza imbaraga z'umutima, ngo kugeza igihe Imana yamuhishuriye Pascal, ngo irangije iramugaragaza mu Bisiraheli. Umuntu uri mu Imana, abantu ejo bundi babonye Imana impagurutsa intunzi inkoni baranera imishugujugu ngo kumenyekana. Byari byanditswe ko nzagira igihe nahishurwa nkava ahantu hameze nko mwisogisi, Imana ikamishura, u Rwanda rukamenya, isi yose ikamenya. Ni ukuri kwiyamamagaye, ntabwo banzanye. Abantu basigaye bavuga Imana nabi Pascal. Imana ni interahamwe, Imana ni umwicanyi, Imana ni umugome. Imana biravuga ngo ni Imana yica, niko hano yavuze. Ni Imana ikiza. Kuki muvuga Imana yica nimuvuge n'Imana itanga ikora imirimo n'ibitangaza? Mama, Imana ikwima umugabo ngo ikurongore, ibane nawe. Wa mukobwa, Imana ikwima umugabo ngo izibane nawe. Wa mugabo, Imana ikwima imodoka ngo iziyicaremo igendemo. Imana ikwima inzu ngo iziyiryamemo. Imana ikwima viza ngo iyihekenye. Imana yacu ni nguzaniye amakuru mashyashya bamaze iminsi. Pasika reka nkubwize ukuri, ni ubwa mbere nicaye kuri iyi kamera. Impamvu nicaye ni ukugira ngo nereke abantu ko ibibazo twagiranye njye nawe byarangira, twababariranye, byarangiye nta rwango njyewe mfite. Ariko nzanye inkuru nziza ivuga ngo umva, ibirenge byuzanye inkuru nziza bikamamaza iby'amahoro ku buzima bwawe, uratabara. Leto titas dienema tando unidra. Ahangaha nta muhanuzi w'umunyabwutu utera ubwoba uzongera kunyuraho. Yego, kuri iyi cana hagiye kunyuraho ibintu byururutse imitima, hagiye kunyuraho ibintu bibwira abantu ngo nimuve mu byaha, Yesu aratabara. Hagiye kunyuraho ibintu byubaka imitima y'abantu. Njyewe na Yesu twahagaritse abahanuzi b'ibinyoma kuri kamera. Ndimo ndumva mfite icyifuzo cyo gusenga, mbwira Imana ngo Mana ngwino ugire ibintu ugira gute, usenya ugene ibintu wubaka. Rero narinje kubwira abantu ibyo bintu, ngo mbabwire ngo Yesu aracyakora. Mbwira abantu bavuga Imana yacu nabi bayibeshyera, bagiye kuriduka nk'uko Yeriko yaridutse. Yego. Urakoze cyane ku ijambo ryiza uduhaye. Yego. Ariko uyu munsi hari ibyo nagira ngo tuganireho gakeya. Ndabizi ko hari abantu bari kugushaka, abandi baguhamagaraga ndeba, abandi baragutegereje. Ariko uraza kunyemerera tuganire kuri iki kintu. Ese ni ukubera iki Profete nka Noheli yego ashobora kugira iyerekwa ku muntu w'umukobwa utabarizwa yenda mu gisata cya gospel? Yego. Ni impamvu ki Imana ibiguhaye iryo yerekwa? Ibigira ngo yenda uwo muntu azakwigire hagakiza, ibigira ngo yenda uwo muntu ku bushobozi afite azashobore kukunganira mugira urugo rukomeye. Ubundi ni impamvu ki ko ari ibintu bitamenyerewe, ko maze igihe kinini cyane ibyo bintu ntakunda kubibona, cyane cyane ko wanaje kuri social media ukabivuga ushize amanga. Numara kukinsubiza ndaza kukubaza no ku kindi kijyanye n'abahanuzi bo muri iki gihe. Icyo nabivugaho uri kumbaza kuwe mukobwa ubwo? Sinzi nimba ari Ariya. Ntabwo ndamubona nge muri gospel. Ni Ariya Kuru. Ni ukuvuga ngo ngewe Ariya Kuru ni umwe mu bantu bafite ibikorwa bakora byiza. Ntabwo navuze ko ari Imana ivuze ngo tubane, ahubwo naravuze ngo ndifuza kuzashaka umuntu umeze nka Ariya, cyangwa se nkunda ibikorwa bya Ariya Kuru. Ndavuga hagize umuntu wa hafi wiwe yaduhuza tukaganira. Abantu rero barabyirukasa, babivuga uko bashaka. Nanjye rero nabyumvise nabi. Ariko ikintu nshaka kubwira abantu, Yesu uri muri njyewe, nta muntu atazamuza nawe. Ni ukuri kw'Imana kandi ndabwiza abantu ukuri. Abantu icyo nshaka kubabwira Pascal, akanwa kose kavuga ibibi, akanwa kavamo ibitutsi. Uzumva bamwe bavuga ngo ingunzu, abandi ngo impereri, abandi ngo imitimbwe, abandi ngo imwimbwete. Ibi murabibwira abantu ngo bibungure iki? Tubwira abantu Kristo. Njyewe ndeka nkubwiza ukuri, hari n'amateleviziyo agiye kujya numira singeyo. Kubera iki?
nyabwire ngo niba ari kuvuga Luka, Yohana, Matayo, ibyakozwe n'intumwa ndaza, ariko niba ari ibintu by'amatiku simpari. Akanwa ubundi kavuga Imana inyuramo ivuga, ntabwo bakwiye kunyuramo amagambo atukana. None se ni ukubera iki bamwe mu bakozi b'Imana mu by'ukuri ujya kubona ukabona baravuga amagambo adahwitse, adakwiye, kandi bari no kubyitwa ko bicaye mu mwanya wo kuvuga ubutumwa, hakazamwe ibitutsi? Mu by'ukuri biba bisobanuye ko ari ifuhe ry'umurimo w'Imana, cyangwa bisobanuye ko baba bo ubwabo baraguye ntitubimenye? Ubundi ngewe ntabwo ndabisobanukirwa ibi bintu. Hari umupasiteri nigeze gutumira, araza turasenga, muhereza umwanya wo kuvuga ubutumwa, arangije aravuga ngo yavugaga abantu bamugerageje, ariko ugatuta aravuga ngo baragakubitwa n'inkuba, izina rya Yesu. Mbona abakristo bose bakomya amashyi, abandi barahogera, ariko nanjye nza kuza gusubiza amaso inyuma nsanga yatukanye ari ku gatuti. Bigenda bite kugira ngo abantu batinyuke kuvugira ibintu by'ikizira ahera? Ibyo si ikibazo. Nese Imana ivuze ngo nje gutwikurura, yego, nje gucagura intama iburyo, ihene ibumoso. Nyine Imana y'ubwayo. Nese n'abapasiteri bagiye bumva bagiye bapfira mu maroji, mu tubari. Imana ibifite ukuntu izakumwaza imbere y'abantu, ikaguhishura, ikakwereka abantu wihishamo, nawe uri guteka imitwe, nawe uri gubeshya. Rero impamvu buri muntu wese afite uko Imana izagenda imugaragaza. Uyu munsi mbona abantu bavuma, nkabona abantu baravumana. Oya ntako biriya n'ibikangisho by'abadayimoni. Ubu se nibangahe bagiye bavuga ngo Noheli arasaze, ngo Noheli akubiswe n'inkuba, ngo Noheli arapfuye, kandi ugasanga umuntu bivuze nta shinga, ntafite shinge na rugero. Wasuzuma ugasanga nta gakiza afite. Gira icyo ubwira abantu kuri kabiri, wasuzuma ugasanga nta Mana imubamo. Gatatu, wasuzuma ugasanga n'umuntu uri aho ngaho uri cipu, wareba ugasanga nta Yesu umurimo. Cyo nabwira abantu, imivumo abantu babavumye kubahabura, kubakanga, mu bifate bya bindi byose babahabuye, mu birundanyunde, mushyire muri puberi, mupfundike, muvuga ati tujugunye imyanda, dutangiranye na Yesu, tugiye gufata ibintu bishyashya, twoherejweho Imana, twoherejweho imbaraga, bundi kwizera. Nese Pasika murakubwira ngo uragapfa wahita upfa? Ntabwo napfa. Upfa gute se? Umuntu w'imbere, Pawulo yavuze ngo umuntu w'inyuma niyo yakoroha, ariko umuntu w'imbere arakomeye. Aravuga ngo nyiri umuto nakoraga iby'abana, maze gukura asigaye nkora iby'abantu bakuru. Imana ntabwo yiteye ku minsi y'ubujiji bwawe, ahubwo yitaye uyu munsi. Urinde, uri iki? Noheli wa kera yaba mubi, Noheli uri hano yaba mwiza yanaba mubi, yahindurana. Rero ndashimira Imana ko ahahise aba ari ahahise. Kabiri, hari ikintu bavuze ku bashumba cyangwa se ku bantu bakoze ingo b'Imana ngo bakwisha imvugana, biterwa naho umuntu yanywereye. Biragoye kuba umuntu, hari abantu bahamagarwa n'abashumba, barabashumba bano baragira inka, n'ubundi ugasanga muri Kristo Yesu akomeza kuba umushumba. Buzababona cyane kandi babaho kandi barahari. Urakoze cyane. Uyu munsi hari abantu bakuvugaho amakuru uko bashatse, ndetse ntibatinya no kuvuga ko nta mwuka w'Imana ukikurimo. Ariko hari n'abandi bavuga bati Noheli umwuka w'Imana umurimo. Hari ikintu wavuze ngo ujya utambutsa ikiganiro abantu bakagifata uko kitari. Birashoboka ko ataba yagikurikiye ngo akirangize, cyangwa se yumvise nk'ahantu bari kubivuga. Ndagira ngo abo bantu nabo ubagenere ubutumwa, kuko burya Bibiliya iravuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta y'igiciro cyinshi. Birashoboka ko umuntu yagufataho ijambo kubera kutamenya, yenda barumvise nabi. Ndagira ngo nabo ugire meseji ubatambukiriza aka kanya. Mesaje nabaha umuntu wese uba afite ikibazo, azampamagara tuvugane. Ariko ikintu ushaka kuvuga ni iki ngiki: ndi umwe mu bantu bavuga Yesu apana kurisha ibindi bintu navuga. Urugero, kandi ntabwo nabwira abantu ngo ni bankunda, ukunzwe n'abantu bose bafite ikibazo. Na Yesu ni bamwemeye. Ukuntu bavuze, Petero yavuze ngo uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze bimureba, yuzuye umwuka. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. Ikindi, uzaharanire kubaha Imana, uko ngo wubaha abantu, Imana nikwemera izakwemeza abantu. Ikindi, umwe yaravuze ngo tubamburire Baraba, kiriya gisambo, utubambiriye uwisi ki umwami. Niba abantu bataremeye Yesu,
ni gute bari bwemere Noheli? Undi ntibanyurwa n'ibyo Yesu yabakoreye. Baravuga ngo andikaho ngo yiyise umwami w'abayuda. Umwana w'umuntu aravuga ngo icyo nanditse ntacyanditse, nanditseho ngo ni umwami w'iki w'abayuda. Rero icyo abantu niba umwana w'umuntu yarageze yereko akavuga ngo icyo nanditse ntacyanditse, icyo Yesu yanditse kuri profete byukura bagera Noheli yaracyanditse, ntawe uzagisinyura, kandi Yesu none ikintu yakoze gikomeye yaracyanditse arasinya. Kuko hariho umwana w'ubugingo n'umwana wo kurimbuka. Yego. Urakoze cyane. Tugana ku musozo kw'iki kiganiro cyacu. Yego. Wigeze uvuga, negeze kumva uri kuvugira kuri telefone, uvuga ko hari indirimbo nshyashya ufite, indirimbo igomba gusohoka. Nifuza ko wadusangiza ku makuru yayo ndetse ukaturirimbiraho, nubwo kaba gace gatoya ariko abantu bakakamenya cyane, ko abantu bakwemera cyane ariko bakakwemera birenze mu mpano yo kuramya no guhimbaza Imana. Nyuma yuko nkora indirimbo yitwa Siho Nyituye, aho nari none Siho Nyituye, hari indi nakoze yitwa Birarangiye. Ni indirimbo irimo ijambo rivuga ngo nubwo ubona isi yaguteje cyamunara, ariko humura ijuru ryarakuranguye, ibyaguhigaga byose dore biraburaye we, kandi abanzi bawe bakozwe n'isoni. Ntacyo Zakariya yari kuvuga atari yabona ibitangaza by'Imana. Nimumureke aca amarenga, igihe nikigera aza atobora avuge. Ivuga bikaba yategeka bigakomera, iyakumenya utaraba n'urusoro, ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Naraye numvishe ijwi rimbwira ngo irabihinduye, nagize amatsiko ntega amatwi ijwi rirakomeza, ngo nubwo byarenze inkombe yo ntibyayirenze, umva ngo ahatemba y'agahinda iza bihindura, hazatemba y'ibyishimo ku mugaragaro, kandi abavuga bavuge vuba babirangize, kuko ijambo rimwe gusa ivuze ku muntu rivuguruza amagambo igihumbi y'abana b'abantu. Ku nyanja ya Tiberiya, ku nyanja ya Tiberiya, yewe we niho Yesu yankuye. Ku nyanja ya Tiberiya, ku nyanja ya Tiberiya, ku nyanja ya Tiberiya, yewe we niho Yesu yankuye. Ku nyanja ya Tiberiya. Badushyigikire. Iyi ndirimbo ni indirimbo ifite amavuta y'Imana, ifite audio, ariko ndi gushaka kuyikorera video. Umuntu wifuza yadushyigikira tugakora amashusho yayo, Imana ikamuha umugisha. Urakoze cyane. Natwe nk'Imana Irahari TV tukwemereye kugushyigikira, tuzagutera inkunga rwose, kandi tuzabikora, uzatumenyesha gahunda uko iteye. Ndagushimiye. Reka ngusabe nimba hari irindi jambo ryanyu muri vuge, umuntu hasigaye dusengera. Icyo nabwira abantu, hari ushaka kuvuga ati ndifuza kuvugisha Noheli. Yego. Nimero ni 0780 52 90 0781 52 90. Yesu abahe umugisha, imbaraga z'Imana zibane namwe. Mana, sengeye abana bawe bagirire neza, umugisha wababeho, mbabazi zawe zibagaragareho, gukora kwawe kwera kubabeho. Uri Alpha, uri Omega, uri tangiriro ndetse ukaba n'iherezo. Mesheje umugisha isi yose, mesheje umugisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, abayobozi bari hasi n'abari hejuru ndabasengeye kugira ngo ukomeze kubaho ubwenge nk'ubwo hayi Salomo. Niko nsengeye ubwo by'abaturanyi, niko nsengeye aba diaspora bene data bari mu bihugu by'amahanga, ndetse niko nsengeye abantu bose, abashumba, abakozi b'Imana bakurikirana iki kiganiro. Umuntu wese uzacyumva azahabwa umugisha nawe. Urakoze rero ko wadushoboje umunsi ko tuza kuri izi kamera, mu izina rya Yesu tuzesheje umugisha nazo. Amen. Urakoze cyane. Data wo mu ijuru aguha umugisha, kandi agukomereza amaboko, arwanya ibikurwanya, ahige ibiguhiga, akongerera ubwenge, imbaraga ndetse n'amavuta bitangwa n'umwuka wera w'Imana. Bakunzi bacu rero, nuko ikiganiro cyacu cyari kimeze. Mwakoze kubana natwe,
kora subscribe nimba utarakora subscribe, ukore share, ukore comment, unyarukire no kuri channel yitwa byukura bagira Prophet Noheli Official. Noheli Official. Urahasanga ibihangano byiza, urahasanga ibiganiro byiza. Imana y'amahoro rero ibampere umugisha. Murakoze cyane.